M23 ageze aho umwanzi ashaka. Umwanzi ashaka he? Ntago isi yose yaguteranira ngo bashe kugira imbere. M23 amahitamo yabarangiranye. Kwigira imbere byo twabibonye umuvuduko barimo barayitambika. Oya buriya kuri mapu nta yindi nzira ihari banyuramo koko. Inzira isigaye niyo gusubira inyuma kugira ngo ibibazo byorohe. Kuko kugana imbere ho isi yose yaguteraniye ntago bishoboka. Ko mbona gusubira inyuma kwawe ntago hari. Ibyo rero nibyo biyo guteza intambara muri kano karere. Ariko iyi ntambara aho yamyivugwa sinzi niba ari igihe cyayo cyo kuza noneho. Reka tubwire abantu yuko intambara y'akarere noneho itangiye. Ikindi gikurikiyeho ni iki ngiki. Iyi balkanization ibi bihano Umudage ko mbona nawe avuze ati ndabirambiwe abaye nka yandirimbo. Ibi ndabirambiwe. Balkanization? Balkanization kuri no saha ubu ntago ishoboka. Kubera iki? Uretse kuyikereza guzikazashoka mu myaka iri imbere. Ariko kuri no saha ntago balkanization yashoboka. Imyaka iri imbere ko nta impamvu. M23 yaratsinzwe itsindwa muri diplomasi na propaganda. Ahantu hose yaratsinzwe uretse kuri tera yafashe hanini. Ariko nubwo yafashe hanini ntago batinyuka kuvuga ngo turabarikanije. Ngira ngo wowe ko n'umuyobozi wabeje ubundi bari mu nama n'abaturage. Yarabivuze ati nta balkanization ihari nabo barabizi barabibona. Ariko hari icyo mbona hangaha. Bashaka gukora balkanization ariko bafashe bakahaguma bati dushizorenga nkumene. Inzira yonyine M23 yafata kugira ngo ive muri ibibazo. Do ni iyi ngiyi yonyine naho muri bihano bigiye ko reka mu nkundire. Reba kino gitutu cy'ibihano kijye kuza. Mu nkundire mbereka ibintu bitatu byonyine. M23 yakora igatayivana muri bino bibazo. Ibyo bintu bitatu bitubwire. Njewe ndagira ngo umbwize ukuri. Ni iki gitumye Trump amanura ingabo akazishyira ni Kinshasa. Reka abantu banza basobanukirwe ko Trump kwanza ari umucuruzi mbere yuko aba umunyapolitiki. Na umuntu w'umucuruzi nibyo bibanza abanyapolitiki bukaza nyuma. Ni nayo mpamvu akibona ano mabuye. Yego. Kisekedi yamushyize imbere. Yamuteretse rwo. Yagomba guhita ufata M23 akashyira ku ruhande. Ntibizabatangaza. Abantu ba M23 bose bahuye n'akaga gakomeye. M23 twari tubizi neza ko Trump ayishigikiye. Ni iki gitumye yihinduka ikabaye nk'umwana w'inzererezi ku gasozi. Muri politike mbere y'ibintu byose habanza inyungu. Mbere y'urwango habanza inyungu. Kuba arashigiye M23 nta akaba abonye inyungu kuri Kisekedi. Ndiho yagomba guhindura uruhande. Kiranaze kikazirizwa. Kujya ku meza y'umunyapolitike nta kintu kizima umushyiriye azakuramo inyungu. M23 ifite iki ugereranije n'ubushobozi Kisekedi ari marayiha. M23 iragowe. Abasenga TV kora subscribe. Ibihe byiza nshuti bavandimwe mukomeje kutwereka yuko mudukurikiranye gatanu kuri channel zanyu arizo kandi zacu Abasenga TV Mutwara Sibo TV. Mwebwe mwakanze subscribe rwose ndabashimiye. Nawe utarakanda subscribe ukabugeze muri muryango w'ubwo bwa mbere kanda hasi kunzogera dukomeze n'ibiganiro byacu. Murabona nkuko abo tumenyeranye kandi dusanganywe tugarutse ku meza y'ubusesenguzi mu kiganiro. Reka twakire umuvandimwe wacu ni karibu umuvandimwe. Murakoze cyane. Yego. Tunejwe no kongera kubana n'abantu badukurikiye. Yes. Tunashimira n'abantu bakomeje gushare ibiganiro byacu. Bakanda subscribe cyane. Nabo dushyigikira mu bundi buryo nabo rwose mukomeze mudushyigikire. Yego rwose. Inkunga ikomeye cyane yamo kandi turabibona. Ntabwo nabura kudashimira abantu batanga ibitekerezo byabo. Yego. Ariko nkanenga bakomeje gutukana. Gutukana. Hari umuntu wambwiye ngo kuri ngo ahantu turi ngo kuri zino mbuga rwose ngo haza ingeri zose. Haza ingeri zose. Ngo harimo n'abantu badafite uburere bakanga bakahaza ari umurago wahabuza. Abo ngabo tuzabajyana mu ngando. Reka dukomeze rwose ariko ngo dukurikiranye kuri uyu munsi. Nyemerera wikuraho ikiganiro kuko tugiye mu busesenguzi bwimbitse. Yego. Tuje komeza y'ubusesenguzi. Utabogamye utari mu propaganda. Yego. Hari umuntu wambwiye ngo tuze dukoresha ikinyarwanda ngo ururimi ngo rw'ikinyarwanda ngo ibintu bya propaganda n'iki. Nta bintu byicengeza amatwara. Cyane ntayo. Yego. Okay. Kandi tubibutse ko ariko tuba tubibona tunabyumva. Niko bimeze cyane. Tudatize cyane reka twanzike. Dutangire kuri iki kintu cya balkanization
yego ubwo turi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego ubwo twambutse mu biyaga bigari hano ho tugiye gutangirira. Aha hantu urabona balkanization ko ndi kureba ishobora kubyuka iba bitewe n'uduce tumaze gufatwa uko tungana. Ntabwo ubona yuko M23 ikomeje imbere kurutaho. Okay, cyari icyo gitekerezo. Wenda abantu badukurikiye barabizi, bagiye babikurikirana cyangwa abantu babazi ibintu ababikurikirana barabyumva neza. Ubundi cyari icyo gitekerezo. M23 rwose kuvuga ngo ntabwo ari afite cya gitekerezo byaba ari ukwibeshya. Ikindi M23 yagitangira ikindi gitekerezo izi yuko bizakunda noneho. Nuko ngo 2013 byaranze. Yego. Ubwo ariko ubu ngubu noneho yaje yuko izagisatura. Igezemo hagati isanga uwo barwanaga 2013 atandukanye n'uyu ngo barwana cyane. Asanga Kisekedi afite indi myumvire ye, Kisekedi afite kuntu yakuze, Kisekedi afite umunyapolitiki wamureze cyane, papa we buri yakuriye ku birenge by'umuntu we wari ufite inararibonye muri politiki. Yego. Byatumye rero nubwo bafashe no Rukivu na Sud Kivu kuvuga ngo urayibarikaniza urayikataho ngo byari igihugu kwayo, byaje kwanga. Uwo mushinga wanje kwanga. Wanze bitewe n'iki? Wanze bitewe n'uko Kisekedi yawumenyemo amazi. Awumenamo amazi muhe buryo abasha kwinjirira amahanga, abumvisha ububi bwa M23. Amahanga kandi nayo yarabyumvise, niyo mpamvu bumvishe ko babamagana. Yego. Ahubwo noneho nugejeje kwivuka ibyo atari ko nubwo tugira ngo tubumve nuko mugomba gusubira inyuma. Ibyo rero byatumye M23 wa mushinga wo kubarikaniza baba bawuretse, barawusubika. Ni nayo mpamvu wumvishe ejo bundi inama bari Bukavu. Yego. Umuyobozi wabo yafashe ijambo aranje aravuga ati gahunda ntago ari barikanizasion. Yego kuba yarabyivugiye kubarikanizasion nona agari nona kubera yuko kugira ngo igihugu reka dusobanurira abantu kugira ngo igihugu kibarikarizwe bikunde. Yego. Nuko hagomba kuboneka ibihugu by'ibinyembaraga bikagishyigikira. None kugeza kuri no saha ibihugu byose Kisekedi yarabyegereje. N'abantu bakomeye barabivuga ati Kisekedi afite ubushobozi bwo kumanipira buri muyobozi wese umugeze imbere cyane. Yego. Urumva rero nicyo kintu yakoze rero bo nukuvuga ngo M23 yatsinzwe muri za mpande 3 tujya tuvuga. Propaganda, diplomasi, ariko kuri teri M23 yaratsinda, ariko diplomasi niyo y'ingenzi. Diplomasi niyo ayitsinzwe undi nambara yarangiye. Yego. Kisekedi rero ko yarazi ko nta gisirikare gikomeye afite, yaravuze ati reka nkoreshe imbaraga z'umutungo mfite. Yego. Noneho n'uburyo abakongomani bari harukuru bazi kuvuga yumva uriye witwa ngo na Wegener baravuga cyane. Baravuga harukuru bavuzi kuvusobanura amagambo. Barabisobanuye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wabongera ngo mvushe ko unavuga cyane. Harukuru bacengeje ibintu birumvikana, kandi ikindi bahita bakoresha n'imbaraga z'amafaranga. Byarakunze rero nuko ngo M23 yatsinze nibyo kuri tere. Iranahafiteho kubarikaniza yabarikaniza bigakunda. Yego. Ariko kubera ko yatsinzwe muri diplomasi ntabwo bicoho, ntiyatinye kuvuga iryo jambo ngo turigenze. Cyokora wenda sizi wenda nimbe ndikuze ko ndumva wenda natanaye gusobanura. Yego. Hari uburyo bakwegengamo. Ubwo buryo bwaba ari ubuhe kandi tubona yuko nta muntu bashyigikiye? Uburyo bakwegengamo nuko yisha amahanga bagatinda mu ntambara. Tuvuga mu rugero bagahita bafata hariya ntibajye handi abantu bagukira ngo bigaragare ko bashaka kwaguka. Cya gitekerezo bafite cyo kugira Kinshasa bakagihagarika. Bakabanza karwanira hariya imyaka igashira, iminsi igashira, kugeza igihe n'amahanga zaro bakavuga ati hari ahantu n'undi hashize imyaka myinshi Kisekedi atahakandagira. Ubwo n'ubundi ni nkaho higenze. Niho byakunda. Ariko ubundi ikibazo nagira aho ngaho ni kimwe, turabona yuko yamaze gufata n'izindi territoire. Ibi bintu byo gushaka gukomeza kurambagira ijya imbere byo ntago bishobora kumera nka wa mwana waririye byinshi akabona na duke yari afite. Ubwo niko bigiye kugenda. Mu mboni zanjye niko bizagenda. Urana umutego irimo iragwamo. Yo yibeshye yuko Kisekedi bano bazungu dukorera. Rega tubabwiza ukuri. Abazungu nibo ira ntambara ni abazungu. Baba bashaka amabuye. Bo bibeshye yuko umunsi bafashe hanini. Niko M23 yibwiye. Umunsi abavuga ati umunsi bafashe hanini bagafata ibiro byinshi. Barahita babitereka mu maboko y'abazungu. Abazungu nibarangiza babumve kuko bafite icyo babaha cyane. Birengagize ko Kisekedi yamaramaje yavuze ati nzakoresha ibishoka byose ni imbaraga ze zose
kandi bafite n'ibirombe byinshi birumvikana Yes. bafite byinshi byo gutanga urumva rero Cyane. n'igituma ubona ibihugu by'i Burayi ese niba wabonye Ubudage Ubudage nabwo bwahengamye bwamaze guhengama bwamaze guhengama cyane. ibihugu byinshi byahengamye Byahengamye. za Canada zahengamye ibihugu byose byahengamye byahengamye. Ikindi ushobora kuba tukiri muri ibyo bihugu byose twamajije kubona noneho Amerika yidekarara ariko muri uku kwidekarara avuga ati iri buye Gisekedi dushyize imbere ntabwo twajyanga ahubwo n'ingabo turagira gute turazimana tumucungira umutekano. aha Ibi bintu byo wabibwiraho iki ubivuga kikomeze gusesenguza ngaha biriya bintu rero yego kiriya ni cya kimenyetso cyerekana ko ya ntambara igiye kuza intambara imwe y'akarere. Ute gute rero abantu benshi bahise bavuga ngo Amerika ngo niza n'ingabo ngo muri Kongo ngo bizaba byarangiye ngo M23 bizaba byayirangiranye ariko reka mbanze babwire nge okay ndebeye mu madirishya manini mu marinete manini mugani wawe yatereme nubwo nambaye tutoye ndebeye mu madero bindi manini M23 nta gahunda yo gusubira inyuma ifite ntabwo bigaragara none ashobora kurasana gute n'umunyamerika ko ndaba byakomeye aho rero niho hari ikibazo urabona tubwira abantu gatoya twagiye tubabwira ikiganiro gikomeye mu minsi yatambutse tuvuga ati niba Amerika imaje kubwira umwana wayo ati wavuye muri ibi ngibi akanga ntabwo ubona yuko Amerika igiye gukubita ikinyafu umwana wayo kugira ngo arebe ko yasubira inyuma gatoya. Dore rero hano imbogamizi zivuke kereka aha intambara itaba nuko Amerika kuba yakubita ikinyafu umwana wayo ariko ikanamuhagarana yuko nyuma yaho utazamusimbuza reka nsubiremo akantu hari ukuntu yarigeze igihe cyo gusimburwa umwana wayo yarageze igihe cyo gusimburwa yaracukijwe yego niyo mpamvu atagomba no gusubira inyuma reka ngasubiremo yego abantu bari kuri channel zacu nabiza abasenga TV na Mutwara Sibo TV yego tuvana amarangamutima muri bino bintu tugashyiramo ubwenge yego impamvu M23 itasubira inyuma nuko yacukijwe ikaba imeze nk'umwana uri kwihigira. Yes ejo bundi niba ryawe wadubwiye terime tiza timeze nk'umwana w'imfubyi ejo bundi yego no kuvuga ngo yo nayo rero bigasanga yavuye ku ibere irasubira inyuma ibehe ni ikibazo gikomeye. Ibyaha ishinjwa birajya he nakayabo byo nyine reba ibyaha ishinjwa none reka dufate urugero reba umushinjacyaha yiziye hariya Kinshasa bagiye gushyira n'urukiko rwayo huba none bagiye gushyira n'urukiko rwayo rugomba kuburanisha biragenda bite iramanika irasubira inyuma bigende bite nuko ngo amazi yarenze inkombe reka nkubwire iyo bikomeye nta gikeri kirara mu mazi ariko ibyo byakomeye nta gikeri kirara mu mazi ntoya ndakamvuga akantu neza abadukurikiye babyumve neza iyo imvura igwa ari nyinshi iki kiremeye kikajya imusozi kiribwiriza ubu rero byanga bikunda M23 nibona ko igiye gucanwaho n'umuriro n'Ubudage na Amerika n'Ubufaransa kubera yuko Gisekedi ibuye maze kurisheta hariya urugero rwa mbere Trump yavuze ati igihe ibuye ntabwo nagirengagiza sibyo ndabanza amanuke kandi Trump muri iyi minsi wa none asiga ameze nk'ikirumira habiri wabonye kuntu yihakanyira mugenzi we Zelensky reka tuvugisha ukuri Trump ni umucuruzi cyane rwose ibya politiki biza nyuma habanza ubucuruzi ubundi kandi ubundi bavuga ko ari umucuruzi kandi ari ukomeye cyane habanza ubucuruzi hakaza politiki nyuma yego none bamweretse ibirombe imbere yego agomba guhita afata uruhande kandi twibutse abantu Amerika n'Ubwongereza biragendana mu mikorere none bakagira n'ibindi bihugu by'ibicuti niyo mpamvu nyine za Canada zabyinjiyemo nuko ngo n'unshuti ya Amerika ntabwo yakwishimira kwitiranya na Amerika cyane ako kantu bakumve ikindi yewe mbega M23 iragendesheje niko umuntu yabivuga cyane inzira isigaye nuyo kwemera bagasubira inyuma usibye ko ntabibona nanone kubera yuko bafite ibindi bibatuga no kwihagararaho hari n'ukuntu bihagararaho yego iyo barasubiye inyuma baba barasubiye inyuma ibi rero nibyo bigiye guteza ya ntambara ya kare tugiye kuvuga rero nubwo nubwo twayinosheho gatoya yego ibi ni abantu bakwibaza ati igiye gutera intambara ya kare biraturuka yo ubwirazanwa nande
ko tubona akarere ari amahoro bacecetse ari amahoro dore ukuntu igiye kuza M23 ntabwo izasubira inyuma nta na gahunda ifite yo gusubira inyuma bizagenda bite kuko gusubira inyuma kwayo n'ubundi ni ukurangira yego biriya byaha ntabwo bazabitwikira ishinjwa ntabwo bishoboka ikindi yari icutse abantu bakora bakumve neza nabo ubwabo barabizi ni ukuvuga ngo nabo na mwana wabo nawe arabizi twavugaga hari ukuntu umwana acuka agahita avuga ati ndacukijwe koko iki cyo hagiye kuza undi cyane rero M23 irabibona niyo mpamvu igomba kuguma kuri buriya butaka uko byagenda kose uko byagenda kose yego ibyo rero biratuma reka nk'urugero reba amabloke yikase muri kano karere cyane bamwe bavuga ngo nabo muri yase abandi ngo ni sadeke yase nayo kandi nayo urumva ni ibihugu nka benga ibindi bibiri muri bibarizwa muri sadeke rega Tanzania ngiye muri yongeye kuba yase ntabwo Tanzania yishyiramo nese Tanzania nayo ni sadeke nayo iri muri sadeke Tanzania iri muri sadeke ifite muri jambo rikomeye ura Tanzania uburundi kuvuga rwose ngo buri muri yase biriya niko kuvuga ngo Samia Suluhu ni president wa Tanzania nyine hari ibintu biba biboneka mu mapuro byanditse ariko wakwitegeza neza washya watunga mitorosho ugasanga siko bimeze reka dukomezeho gatoya ngira ikindi kibazo nkwibariza sibyo ko twabonye makoro uyu munsi wa none hari ikintu gitangaza iminsi yashize nyuma y'Ubudage ntabwo dushobora kubona itangazo ryihutirwa rya makoro muri iki gitondo Umufaransa rero Umufaransa arabiteganya iki Umufaransa kandi arabivuga iki Umufaransa wazaza nyuma mu binyuma rwose nubo n'Umufaransa bwaje uzatumenya ngo birarangiye buje buze gutsinda igitego cy'umutwe nubo n'Ubufaransa bufashe yakwe pana birayo hano bya nta kigenda ngo kuvuga ngo wenda ngo byane by'amakipe ngo nibiki birabye oya namvuga biriye ndavuga ibihano bizima byanyabyo yego nubu n'Umufaransa bifashe uzatuvuga ati M23 birarangiye kuko Umufaransa hari impamvu azatuma afata M23 nyuma Umufaransa niwe muntu wenyine ugerageza kureba ijisho gutya ritoya hari umugani wajya baca kuvuga ngo nta n'umureba ngo nirihumye niwe ugerageza kureba irihumye byibira akabasha kureba M23 ijisho ryiza cyane ni nawe umuntu ufite n'impamvu yatuma arengera M23 umunsi kuko nawe ari inshuti buriya nayo kuko yagenda mu kwaha kwa Amerika bizara byanze kunze umujyi nyine Amerika bafashe naho bazi iyi ntero ya Amerika yateye niyo nabo bazabyina ariko bazayibyina muri inyuma nubona bayibyinnye none uzatuvuga ati byarangiye bizabyarangiye nuko inzira ihagaze kandi ikindi ntabwo binatangaje ntabwo bitangaje zira bloke zamaze kwikata cyane hari abantu bazi neza ko bagiye gucuka bakava ku ibere rya Amerika cyane abo ntabwo bazemera kumanika amaboko cyangwa baveho nkuko abandi bantu bavaho baziyemeza barwane yego abo bazarwana rero bafite inshuti niba rwana rero bizasaba kubateranira ndakubaza ikibazo kimwe yego dusa nk'abagana no ku musozo ko tubone mu Venturi kugenda isatira biriya bice byegeye umupaka w'u Burundi hakaba hari amakuru ari kugenda ahwihwiswa hirya no hino avuga ko M23 ishobora kugera mu Burundi ibi bintu byo kumeze usisenguza bivuga iki reka mubwize ukuri yego uretse ko wenda intambara igira ibyayo wenda ukuri kugenda kuvuka guhindagurika yego ariko ubundi si nimba M23 ifite abatekinisiye beza bayifasha kureba imbere yego ndizera ko batatinyuka gutuma intambara yagukira ku butaka bw'u Burundi kudura impamvu u Burundi bo ntago butinye ino ntambara burayishaka yego ikindi Burundi ni uburyo bwiza bwo korohereza ibindi bihugu byaza bije gutabara byitwa ko bije gutabara Burundi bikaba nabyo benarwana bikabatimbura nk'ubu Tanzania abantu barabizi CNDD-FDD yego ni umwana wa CCM nukuvuga ngo Kikwete amaze kubona CCM hariya igeramiwe ntabwo atuma yuko umuntu abantu bafashije bakabateka ku butegetsi rega tube tuvugisha ukuri sibyo se nukuvuga ngo u Burundi kubutera nko gutera Tanzania Tanzania yaratuje yego irimo irabigendamo gakeya irimo irarwana inyuma mu gikari yego umunsi ubutaka bw'u Burundi bwagweho igisasu Tanzania izahita ihaguruka kandi ikindi nabibone ku zino bloke zanishushanyije zarishushanyije ku buryo n'abazahangana barazwi baranaboneka keretse wenda nk'umuntu ukoresha amarangamutima
kandi ikindi nanone buriya abazungu hari kundi ukuntu bameze iyo bagiye kugukura ku butegetsi ntago cyangwa se kugukura mu mwanya urimo ntago ari bo bakunda kwiyizira ni gakeya ni gake gashoboka ni gakeya abazungu babikora cyane nuguhita babwira umuntu waba uri hafi ati gira icyo ukora ibyo bintu bikavaringa bagahita bibikora nuko uko bizagenda rero nta nukundi ariko intambara y'akarere yo ndabona nta n'ikintu gisubiza inyuma intambara y'akarere yaje Samia Suluhu Hassan yiteguye Yego. Umurundi ariteguye. General Neva. Umukongomani nawe avuga ati nanjye rwose mu ruhushya. Kitikedi. Nora yivutse nawe ubwanjye ndamujyana. Ikibu tubwira abantu ko intambwe zabe inakomeye. Abantu bwa ko kuhitsinda byoroshye. Buriya Tanzania niyinjira mu ntambwe kwivuga ari kijyana. Yego. Muzamenye ko ibihugu bya SADC bigiye guitabiza. Bizaba byamanutse. Uko 10 bingahe uko nabo bafite amasezerano yo gutabarana. Ubundi buri Burundi Kongo barayitereranye kubera ko bari bazi ko Afrika y'Epfo n'ubwiri giyeyo igiye gutabara ibirombe byayo. Yego. Ako kantu urakumva? Ndakumva cyane. Nuko nta muntu wagiye muri Kongo nta nyungu hateganye. Yego. Ariko umunsi Tanzania yinjiye mu ntambara. SADC izayibona nka hari igihugu kinyamuryango cyabo cyatewe. Yego. Nungo Kongo ari yakaseko. Okay, reka mbere natsobanura abantu. Bashaka guhita bibaza bati se ko na Kongo ari muri SADC. Iri muri SADC bikaba byaragenze kuri bataraje bose. Yego. Impamvu nuko Kongo bayifata nk'igihugu cyo nk'isahani yo kuriraho. Iyo ugiye kujyaho nuko iyo ugiye kujya umuntu wese ugiye gutabara yo urabanza kuvuga ati se muri Kongo ntakurize inyungu. Mu gihe nubwo ari kiri muri SADC bakibonamo inyungu nk'ahantu ho kurira. Yego. Ku buryo igihugu kibonye nta nyungu nyinshi zigihe cyafite kiba kiretse. Ariko noneho umunsi Tanzania ngiye mu ntambara nuko umunsi bateye Burundi nuko atarabunye umuryango. Yego. Tanzania izatabara. Uko kumva? Ndimo ndabyumva. Kandi mu Burundi hari ingabo za Afrika y'Epfo. Kirazira hari. Wabonye ko niyo bakoze inama muri SADC n'u Burundi barabutumira. Kandi atari umunyamuryango. Cyane. Nuko hari umushinga babubonamo. Barawutegurana. Yes, yego. Umunsi w'intambara y'akarere yabaye nuko ngo hazahuramo ibihugu byinshi. Biteranira abanyambande ntege nyine barabugwa nyine babateranire babasenyera. Mba nkoroga kana gatogo. Ya, gusa ye mu Petro Rwanda abona igeze mu bihe bitari byiza. Igeze mu bitari byiza. Nisha kandi maturufu mashyashya yabitse n'ibitarabitse. Buriya nyigiriye inama. Yavuga ati umupaka wacu ni nguye ntabwo dushaka kuharenga. Yabara amahirwe. Muvandi. Ya. Nyemera ngushimire. Yego. Kandi nshimiye abadukurikiranye muri iki kiganiro cyose. Nshimiye abatanze ibitekerezo. Wewe wakanze subscribe ngushimira incuri 10. Warakoze kandi Imana igumugisha. Ibitekerezo byawe ubyandike kandi ubiduhe. Gutukana byo byihorere ntacyo byatumarira natwe. Urakoze cyane. Murakoze cyane.